twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagana Nyagasani kugira ngo dukize ku mpuhwe ze. Ku izina ry'Imana Data n'Umwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri wa kabiri w'icyumweru cya kabiri cya Pasika, tariki 29 Mata 2025. Aya masomo tujye guhura n'Imana, duce bugufi twakire ineza y'Imana. Isomo rya mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, umutwe wa 4 umurongo wa 32 kugeza kwa 37. Imbaga y'abemera yari ifite umutima umwe n'amatwara amwe, kandi nta n'umwe wibwiraga ko icyo atunze cyose ari icye bwite, ahubwo byose byari rusange kuri bo. Nuko intumwa zikomeza guhamya izuka rya Nyagasani Yezu n'ububasha bukomeye, kandi ubugwaneza bwinshi bwari buzuyemo bose. Koko rero nta mukene wabagamo, kuko habaga bafite amasambu cyangwa amazu babigurishaga, bakazana ikiguzi cyabyo bakagishyikiriza intumwa, nuko bakabisaranganya bakurikije ibyo buri muntu akeneye. Bityo na Yozefu, uwo intumwa zari zarahimbye Barinaba, aribyo kuvuga Imaragahinda, wari n'umulevi ukomoka i Shipure, akaba yarafite umurima, agurisha uwo murima maze ikiguzi cyawo agishyikiriza intumwa. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 93. Yezu Kristo ni Nyagasani, agaje mu ikuzo. Uhora n'umwami yisesuyeho ubuhangange, uhora yambaye ububasha yarabukindikije. Isi yarayishinze arayikomeza, intebe yawe y'ubwami yashinzwe ubutajegajega, uriho kuva kera na kare. Ibyo yaduhishuriye n'amanyakuri, ingoro yawe ikwiranye n'ubutungane, uhoraho ko ibihe bizahora bisimburana. Yezu Kristo ni Nyagasani, aganje mu ikuzo. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Yohani, umutwe wa 3 umurongo wa 7 kugeza ku wa 15. Muri icyo gihe Yezu abwira Nikodemo ati, ntutangazwe nuko nkubwiye ngo ugomba kongera kuvuka ubwa kabiri. Umuyaga uhuha werekeza aho ushaka, ukawumva uhuha, ariko ntumenye aho uturuka cyangwa aho werekeza. Nguko uko bimerera umuntu wese wavutse kuri roho. Nikodemo aramubaza ati, ese ibyo bishobora kubaho bite? Yezu aramusubiza ati, ukamwigisha muri Isiraheli, maze ibyo ntubimenye? Ndakubwira ukuri koko, tuvuga ibyo tuzi, tugahamya n'ibyo twabonye, ariko ntitwemere ibyo duhamya. Namutemera mbabwira ibintu byo mu isi, muzemera mute nimbabwira ibyo mu ijuru? Ntawe ugeze azamuka ajya mu ijuru uretse Umwana w'umuntu wamanutse aturutse mu ijuru. Mbese nk'uko Musa yamanitse inzoka mu butayu, niko n'Umwana w'umuntu azagomba kumanikwa, kugira ngo umwemera wese agire ubugingo bw'iteka. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Nyagasani araguhamagara, nanjye arampamagaye, kugira ngo tugere neza kuko dukunda byahebuje. Nyagasani, abateraniye aha ngaha bose ubaho umugisha wawe. Umugisha bari kwakira ijambo ryawe, kugira ngo ubagorore uko ushaka. Umugisha bari kure yawe, kugira ngo bagaruke mu nzira zawe, abe ariho bareba, bakubone, babeshweho nawe. Umugisha abantu bose bagutaye, abari kure yawe, wongere ubagarure mu rwuri rwawe, ubazane, maze bose babe umwe. Amen, amen. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Kimwe mu bimenyetso bavuga bya shitani, shitani mu kigereki yitwa diabolos. N'amagambo abiri, dia bivuga ngo gutambuka, iryo rindi jambo balen kavuga kujugunya. Shitani rero nutambuka, ikintu cyari kimwe yamara kugisaturamo, igice kimwe akagishyira ku ruhande, ikindi ku rundi, nuko akitambukira hagati, akagenda yidegembya, akagenda yemye. Igice kimwe ari gukirebera hirya, ikindi hino, wakagenda yemye hagati. Uwo niyo bita shitani. Shitani ni abantu bari bunze ubumwe, ni ukubona abavandimwe bavukana, ariko wajya kubona ukabona niho haranga umwiryane, amatiko, amakimbirane. Aho ni shitani hari. Abo bantu bibasiwe na sekibi, abantu bari ku ngoyi y'ubucakara ya sekibi. Igihe cyose uzabona communauté, abantu batari kumvikana, abantu batari guhuza, ntuzashakire kure mubyeyi. Icyo ni ikimenyetso cya sekibi. Kudahuza ni ikimenyetso simusiga cya sekibi. Ariko hahirwa abahuza, hahirwa abahura kandi bagahuza. Abagabo nabo ni ikimenyetso cy'Imana. Ikimenyetso cya sekibi ni ukudahuza, no guhuzagurika. Ikimenyetso cy'Imana ni uguhura no guhuza buri munsi. Muri aya masomo tugiye kurangamira ikimenyetso cy'Imana, umutima umwe. Ng'intego remezo tugiye kuzirikanaho, kugira umutima umwe. Kugira umutima turaza kubona ko atari ibintu bya mirenge abantu baba bafite,
atari ubukire buhambaye, atari amashuri ahanitse, ahubwo umutima uhura n'Imana, umutima urangamiye Imana. Iyo wagize umutima urangamiye Imana urishima, ubaho mu mahoro. Ubundi gusangira duke twineza. Turumvise mu isomo rya mbere umutima umwe, kugira umutima umwe wabigishwa ba mbere ku ikubitiro, Kiliziya yo ku ikubitiro, uburyo yashoboye kugaragaza ikimenyetso cy'Imana, ikimenyetso cy'ubumwe. Icya mbere ni ugusangira ibyo bafite, ngo nta mukene wabagamo. Icya kabiri gusengera hamwe. Icya gatatu amatwara amwe, ngo bose bashyiraga hamwe ibyo bari bafite. Gushyira hamwe ntabwo ari uko umwe afite moto agashyira hamwe n'ufite igare, agashyira hamwe n'ufite imodoka. Ntabwo ari communisme gushyira hamwe kuzana ibintu byacu ngo tuze kugabura hanyuma, ahubwo ni ukureba buri muntu icyo akeneye hanyuma agakibona. Gushyira hamwe ni ukureba icyo mugenzi wanjye akeneye nkakimuhereza. Gushyira hamwe ni umutima wo gutagundira, wo kwirekura, wirekurira Imana. Kuko muri no si ikibazo abantu bafite si uko abantu babuze ibintu, si uko abantu badakize. Abenshi bafite inganda, abenshi bafite ibintu bikomeye cyane, amafaranga menshi, ariko buri ikintu abantu babuze bababyeyi mwe no partage, gusangira, kugabura. Kuko abantu benshi bipfira mu kugabura, bipfira mu gusangira. Buri wese ashaka kwikubira, buri wese ashaka ko nyamwigendaho, buri wese ashaka ngo arundanye ashyire imbere y'ishati inda ye. Akenshi tuza dukikira inda zacu, kaza gusangira zaradutanze imbere. Nyamara iyo umutima ukiza kujya mbere, ukadutanya imbere, twari kubaho neza. Umutima umwe nguko gushyira hamwe. Ngize intumwa zikemuye ikibazo, nubwo bari bari mwitotezwa, ibibazo byinshi bibagose impande n'impande, ariko bari bafite umutima umwe, umutima umwe ubahuza kugira ngo bataza guhuzagurika. Ni ikimenyetso cy'Imana guhura ndetse no guhuza. Ivanjiri y'uyu munsi iratwerekeza ku kimenyetso cyo guhura, tugahuza, tugahuriza muri Nyagasani. Guhura no guhuza ni ukurangamira Nyagasani. Ubwo turi kumva ikiganiro cya Yezu na Nikodemu, Nikodemu ko twabitangiye tubizirikana, wasanze Yezu ngo hari nijoro bari ku kiganiro cyerekeye n'abatisimu. Batisimu iduha kuvuka bundi bushya, tukerekera ijuru. Rero nk'uko nakomeje bivuga, ikimenyetso cy'ijuru simusiga ni uko abantu bahura kandi bagahuza, tugahuriza ku Mana, tukarangamira Imana. Kugira ngo ukire ni uko ibyo utunze byose biba byerekeye ku Mana, urangamiye Imana. Iyo urangamiye Yezu byose bigenda neza. Twongera tuzirikane ahantu hatatu umuntu w'umukristo areba buri munsi. Bityo nuhareba ko biri kose biraza gukuzana umutima mwiza. Aha mbere ni ukureba hejuru. Hejuru ugahabona iki? Hejuru ugahabona Imana, ububasha bw'Imana, ukarangamira Yezu Kristo wapfuye kandi akazuka, ukamureba ku musaraba. Iyo umurebye urakira. Kureba Imana mbere ya byose. Aha kabiri umukristo areba, ureba ku ruhande. Ku ruhande uhabona iki? Ku ruhande uhabona mugenzi wawe, wundi uba ugomba kugira neza, wundi uba ugomba gutabara aho kumutaba, ukamureba enkudeyi, ukavuga uti harya ukeneye iki? Harya umuntu uri muri Afurika akeneye iki? Umuntu uri mu Burayi akeneye iki? Umuntu uri muri Amerika akeneye iki? Harya uyu muntu akeneye iki? Nuko ukamureba impande zose, ndetse utanamuzi. Ako kantu mubyeyi, kureba mugenzi wawe wundi utanazi, ukaba wamugira neza, ukaba wamwitangira, ngo wa mutima mwiza twavugaga hejuru. Kureba ku ruhande, aho ku ruhande byo hareba. Aha gatatu ugomba kureba nk'umukristo kandi ugahitaho kureba hasi. Kureba hasi ugahabona iki? Kureba hasi ugahabona ibintu. Bya bintu rero akenshi bijya bidushuka, bya mirenge, akenshi iyo utari kubirebera hasi, byo birangira aho gucuramye, bisigara ibyo biri kugutegeka. Kureba ibintu ukabikandagira kugira ngo bya bintu bizagufashe kuzamuka ku Mana, no kureba ku ruhande. Amakonti yawe, amafaranga ufite, byose bikagufasha gutireba, ahubwo no kureba ku ruhande bikanagufasha no kureba Imana. Nguko rero ko iyo wacuritse umurongo birangira ucuramye, birangira nawe ucuritse. Urugero nyine ugafata ibintu ukabirebesha hejuru, akaba ibyo ubanza kureba. Nuko ukagireba mugenzi wawe hirya, Imana ukaba wayicuritse iyo wayikandagiye. Kandi byaba ibiro ntabwo byakugwa amahoro. Niyo mpamvu umutima umwe ari ingenzi, umutima urangamiye Imana, umutima ureba ku ruhande ukareba mugenzi wawe, umutima wo kurekura ibintu, kumva ko ibintu
ari bidufasha kwegera Imana ukabishaka ariko uri kurangamira Imana uri no kureba umugenzi wawe ngo umurongo uyu munsi umutima umwe. Ibi bintu bari gutubwira mu isomo rya mbere, uyu mutima Yezu asaba Nikodemo kugira ngo urangamire Imana, urangamire ijuru, yibatisimo kurangamira iby'ijuru. Ni nabyo Mutagatifu Yohani Mariya Vianney avuga ati abantu dufite ibintu, abantu dufite n'akantu, ariko icyo abantu babuze ntabwo ari uko abantu ari abakene, ntabwo ari uko abantu ari abatindi, ahubwo icyo abantu babuze gutekereza. Iyo rero twicaye tugatekereza tugashyira hamwe tugera ku bintu byinshi cyane. Abantu rero benshi ntibagihura, ni ikimenyetso nyine cya sekibi, ntibanagihuza. Iyo abantu bicaraga ugatekereza ukavuga ugapanga ibintu byawe byose ariko ukabipanga ubyerekeza ku Mana, wabaho neza kandi wakwishima. Uwo umutima umwe, kugira umutima umwe ni uguhura kandi tugahuriza hamwe. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika ngo habaye intambara mu gihugu kimwe, nuko ngo abantu baza guhunga. Ngo abantu bageze mu buhungiro bari bahunze, bageze mu buhungiro neza inzara irabakubita yenda kubica. Nuko ngo umwe bishoke ko yakubise imbunyi y'ijisho hirya no hino aza guhuza abantu bane. Ubwo nawe ari uwa gatanu. Baricara babwira ati koko inzara itwice, turi abagabo twarize bikomeye cyane, ariko inzara igiye gutwica, tubigenze dute? Nuko bamaze kwicara umwe atangira abwira mugenzi we akababara afite n'ibibazo afite. Nuko ngo uwa mbere aravuga ati njye mfite ikibazo kiremereye cyane, mfite ikibazo cy'uko mfite ibishyimbo, ariko ibishyimbo mva nabuze inkwi zo kubiteka, ikindi kandi nta n'uburisho mfite, nibajije uko nzabigenza. Mfite ibishyimbo imifuka myinshi nahunganye, ariko nta nkwi mfite, nta nubwo nzi kubiteka, nta n'uburisho yo nabona. Nuko akivuga icyo kibazo yari afite kiremereye cyane kimuteye n'inzara, mugenzi wa kabiri nawe arahaguruka ati ndasaba ijambo. Bararimuhereza ati nanjye rifite ikibazo cy'uko mfite ifu, ariko nibazaga ukuntu nzayiteka, nibazaga uburyo nzarya ubugari bwonyine nta burisho, nkumva birandambiye, ikindi kandi nta naho nakura n'inkwi zo kubitekesha, ikindi sinzi no gucumba. Nuko akivuga ibyo undi nawe abarahagurutse ati nanjye ndasaba ijambo. Ati ngewe mfite inkwi nyinshi cyane, ibyo bishyimbo bibonetse, ubwo bugari bukaboneka, inkwi nazibona, ariko ntabwo nzi guteka. Nuko ako kanya uwa kane nawe ahita asaba ijambo ati nanjye ndasaba ijambo. Umva ngewe ari ibishyimbo ntabyo mfite, ari ifu ntayo mfite, ari n'izo nkwi ntazo mfite, ariko ngewe nzi guteka niwo ari umwuga wanjye niwo nakoraga. Ubu rero ibyo byose bibonetse nge nahita nteka, ubundi tukarya tukamererwa neza nkajya mbatekera. Nuko wa mugabo wari ubahuje ati ntimureba rero ibisubizo turabibonye, ahasigaye reka turye tubeho tumererwe neza. Birangira babagabo babonye ibisubizo, kuko bose uko bari bicaye ngaho buri wese arafite igisubizo kidahuye n'icyundi. Icyo bari babuze cyari iki? Yari umuhuza. Bari babuze iki? Bari babuze bwa bumwe bwo kubihuriza hamwe. Nuko barangije guhuza, inzara ntiyongeye kubica, baguma aho ngaho babaho neza, barishima kuko bari mu bisubizo. Nta n'umwe wongeye kugira inzara, kuko buri wese yari afite uruhare rwe kugira ngo undi ashire inzara. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Ngiki cyo tubuza abantu benshi kwicarira ikibazo, naho ubundi ibisubizo biri muri twebwe, ariko icyo tubura turapingana. Kandi uyu yazana igisubizo n'uyu akazana ikindi. Uyashobora kuba aryamanye igisubizo utabizi, ariko kubera ko wabuze uburyo bwo kugira gute bwo kumukuramo, bwo kwicaza abantu, birangira nyine abantu bakomeje kubaho mu bibazo, abantu bakomeje kubaho mu bukene. Kandi uhari bayobozi bategetse bakomeye, kimwe mu biranga umutegetsi cyangwa umuyobozi ni uguhuza abantu nka Yezu. Bityo uko uhuza abantu ukarushaho gutuma bahura n'Imana, ukusanya bya bintu byose abantu bari bafite, nuko ukabishyira hamwe bikabyara ikintu kimwe, igisubizo kimwe. Uwo niwe bita umuyobozi. Nawe ni umuyobozi ukora na sekibi, w'icyo akora atatanya abangaba, agatatanya bariya, agakunda bariya, akanga bano, ugasanga yarazanye amacakubiri ibice. Uwo nguwo ni umuyobozi wo kwa sekibi wa sekibi. Umuyobozi wa Kristo we ni ugufata wa wundi ufite ibibazo, agafata na wa wundi ufite ikindi kibazo. Yabahuje, hari igihe umwe aba afite igisubizo cya wundi ufite cya kibazo. Kubera iki?
kubera nyine uwo mutima umwe urangamiye Imana. Icyo tujya gusorezaho uraza gusanga kandi iki kintu gishobora kubaho nayo cyambayeho. Yezu batubwira ko yakunze kubonekera abigishwa be, akabonekera basangira nawe. Yezu akongera akabibutsa gusangira igice cy'ifi yokeje n'ibindi byinshi cyane basangiraga nawe. Nta yindi mpamvu ni ukugira ngo dutoze natwe gusangira. Gusangira ntabwo ari ibiryo gusa, ahubwo ubwo bumwe buduhuza, tugasangira ibibazo, tugasangira ibisubizo, tugasangira ubukene turimo, tugasangira n'ubukire turimo, uhuriza hamwe, gushyira hamwe. Rero mu kimenyetso kimwe simusiga kizakwereka abantu batari kumwe n'Imana ni ukudahuza, ni ukudasangira. Niyo mpamvu uzabona amakominote menshi, umwe akaza ku meza undi avuyeyo, umwe akajya kuryama undi ari kubyuka. Icyo ni ikimenyetso cy'abageni ntatane, habuze ubumwe, nta nama bakora aho hantu. Iyo mwakoraga inama mwagakusanyije ibyo bibazo byose mufite, hagati yanyu hari igisubizo, hagati yanyu hari umutazi wa Yezu Kristo tugomba kurangamira buri munsi. Igihe utagihuriza n'abari mu isengesho, umenye ko umutima utatanye. Ibimenyetso bya sekibi, ntiwongera gusengana n'abandi, ntiwongera gufasha abandi, ntiwongera gusangira n'abandi, ntiwongera kwicara n'abandi, ntiwongera gukora inama n'abandi, uza nyuma yabo cyangwa ukaza mbere yabo. Kwitarura abandi, kwitarura amakominote yacu, kwitarura amagurupe. Aho ugiye ukayavuga Kinyarwanda igira iti umutwe umwe wifasha gusara ntiwifasha gutekereza. Kandi ngo abagiye inama Imana irabasanga. Nawe nanjye turasabwa gushyira hamwe ibibazo dufite. Akenshi udasanga dushobora kubonamo ibisubizo, aho kujya twivovota duti Imana yarantereranye, mfite ubukene, mfite inzara, mfite amadeni n'ibindi byinshi cyane. Harabura umuhuza. Umuhuza ntawe tugomba kurangamira no gukurikira no gukurikiza ni Yezu Kristo. Yezu Kristo iyo umurebye urakira, iyo umurangamiye urakira. Yezu Kristo ku musaraba, iyo umurebye uyirote urakira. Iyaba nanjye nafataga icyemezo twebwe tutagihura, inshuti n'abandi batagihura benshi cyane, amagurupe atagihuza, abantu basigaye bahura gusa bagiye gutongana, bagiye gutukana, Nyagasani utubabarire. Abantu basigaye bahura gusa bagiye kuvuga amateshwa, amahomvu, amacakubiri, Nyagasani udukize iyo sekibi. Maze Nyagasani duhure tuvuga ijambo ryawe, duhure dushakira umuti w'indwara dufite, w'ibibazo dufite, maze tukurangamire wowe Mana nyakuri. Urakoze Yezu. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.